mbese waba urara ukagwiza imbaraga z'umutima bagusohoye mu nzu ukagwiza imbaraga z'umutima ntacyo kurya ufite ukagwiza imbaraga z'umutima birakwiye ko tugwiza imbaraga z'umutima twere gucogora babyeyi bagabo basore bakobwa mwicogora nimugwiza imbaraga z'umutima tugeze mu minsi ya nyuma bisaba ko tugwiza imbaraga z'umutima dufite ibimenyetso birenga kimwe bikwemeza ko uyu mugabo twakurikiye azatugirira neza nubwo bimeze gutyo uyu mugabo dukorara hazatugirira neza ni Imana idahemuka idahana mu byago no mu makuba iyi Mana yacu iragabura iyi Mana yacu irambika iyi Mana yacu igira neza iyi Mana yacu itanga ijambo Imana yacu itanga agasura abari bazi ko dupfuye bakabona turembye turahagaze ariko usabwe kugwiza imbaraga z'iki z'umutima. Muraho neza mwese abadukurikiye abari mu bihugu byo hanze abantu mudukurikiye ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Basabose Joseline mfite umugabo n'abana 3 nishimiye kubana namwe. Tutaratangira reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu Imana yabera Imana ikiranuka Imana ifite ubutware n'ubushobozi turagushimye cyane kandi turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kuri umwami w'abami uri inshuti nziza idahana mu byago no mu makuba nta muntu wakwiringiye uzakorwa n'isoni kereka abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Twabonye ugira neza tubona utabara tubona uruhura abantu barushye n'abaremerewe natwe turagushimiye cyane rero ikaze na karibu ukomeze kuganza hagati muri twebwe amatwi yose imitima ibasha kumva iri jambo ribashe kubagiraho ribakura naho ribageza kuko Imana igibasha komora inguma mu mitima. Urakoze kukomva gusenga ni mu izina rya Yesu amen. Intego y'ijambo mfite uyu munsi riravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Ijambo mbazaniye abadukurikiye mwese abari mu Rwanda bari mu bihugu byo hanze usabwe kugwiza imbaraga z'umutima. Dusome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewe mu Bisiraheli. Haleluya. Iri jambo riratubwiye ngo muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Uyu mwana aguma mu butayu uyu mwana nubwo yanzwe uyu mwana nubwo bayatotezwaga ariko uyu mwana yagwijije imbaraga z'iki z'umutima. Uyu mwana arasenga uyu mwana mu muryango baramwanga uyu mwana mu bavandimwe baramwanga uyu mwana mu nshuti baramwanga uyu mwana havuka baramwanga ariko uyu mwana aguma arasenga aguma mu butayu arihangana. Imana ishimwe. Uyu mwana imyenda imucikiraho uyu mwana agumya arasenga uyu mwana arihangana uyu mwana agwiza imbaraga z'umutima. Mana tugirire neza. Shaka ufite ibintu byagukomerekeje shobora kuba kwihangana byanze shobora kuba mu miryango baraguciye shobora kuba nta jambo ufite ariko usabwe kugwiza imbaraga z'iki z'umutima ukaguma mu butayu kugeza igihe data wa twese aje akagukura mu butayu. Twamaze kumenya neza ko mu butayu nta cyiza kihaba. Mu butayu ni imvura mu butayu ni izuba mbese mu butayu nta kintu cyiza kihaba. Mbese usabwe kuguma mu butayu kugeza igihe data wa twese aziye akagukura mu butayu. Imana idutabare. Mbese wowe ahuri ugwijije imbaraga z'umutima mbese wowe ahantu wicaye urumva ugifite ibyiringiro ese wowe ahantu wicaye urumva ubutayu urimo ukigwijije imbaraga z'umutima. Sabwe kugwiza imbaraga z'umutima bakwange bakuvuge bagutoteze baguca sabwe kugwiza imbaraga z'umutima. Ikindi usaba Imana imbaraga z'ikindi gihe kigiye kuza kuko dukere n'imbaraga z'ikindi gihe ariko icyambere ugwiza imbaraga z'umutima.
kihangana bigeragezo byaza kabigendaho, kihangana bagutuka kagwiza imbaraga z'umutima, mugabo yakwanga ukagwiza imbaraga z'umutima, mbese waba urara ukagwiza imbaraga z'umutima, bagusohoye mu nzu ukagwiza imbaraga z'umutima, ntacyo kurya ufite ukagwiza imbaraga z'umutima. Birakwiye ko tugwiza imbaraga z'umutima. Kwere gucogora, babyeyi bagabo, basore bakobwa, mwicogora nimugwiza imbaraga z'umutima. Tugeze mu minsi ya nyuma bisaba ko tugwiza imbaraga z'umutima. Ubu butayu buragoye kandi kububamo rwose buragoye, ariko uyu mwana we yarihanganye. Nubwo byari bimeze gutya, uyu mwana arihangana. Ese wowe umwana wawe ufite abasha kwihangana? Ese igihe urimo ubasha kwihangana? Ese ukubaye mu buzima bwo gupfundikanya ubasha kwihangana? Uyu mwana byamusabaga ko agomba kwihangana. Dekide vonebrere, akaguma mu butayu akihangana, akagwiza imbaraga z'umutima. Imvura yaba nyinshi akihangana, bamuca akihangana, bamutoteza akihangana, akagwiza imbaraga z'umutima. Mana itugirire neza kandi Mana ituganze. Dufite ibimenyetso birenga kimwe bikwemeza ko uyu mugabo twakurikiye azatugirira neza. Amen. Nubwo bimeze gutyo uyu mugabo dukorara hazatugirira neza. Ni Imana idahemuka, idahana mu byago no mu makuba. Iyi Mana yacu iragabura, iyi Mana yacu irambika, iyi Mana yacu igira neza, iyi Mana yacu itanga ijambo, Imana yacu itanga agasura. Abari bazi ko dupfuye bakabona turembye turahagaze, ariko usabwe kugwiza imbaraga z'umutima. Ndatinze muri iri jambo, mwizere iri jambo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Ndakwifuriza aho uri usabwe gukomera kandi ukagwiza imbaraga z'umutima. Niba ufite ibibazo ihangane, niba bakwanze gwiza imbaraga z'umutima, niba baguciye gwiza imbaraga z'umutima, niba ubona mu kazi bitari kugenda neza gwiza imbaraga z'umutima, niba mu rugo biri kwanga gwiza imbaraga z'umutima. Guma mu butayu, ubutayu wibuvamo, wikwicira inzira, tegereza Yesu aze agukure mu butayu. Icyo nasorezaho mbabwira ni mugwiza imbaraga z'umutima, munamusaba imbaraga z'ikindi gihe, kuko data wa twese haje kugirira neza abantu bamubaye hafi ku manywa na nijoro. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Turagushimiye cyane, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro bizima, uri ibyiringiro by'abasenga. Nta muntu wagukoreye uzikorera amaboko, Imana ishimwe. Nta muntu wakubaye hafi uzikorera amaboko. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo ninde wabonye igishwi cy'inyoni cyafiriye ku gasozi ngo kishwe n'inzara? Ntawe. Uko niko tutazapfa kwishwe n'inzara. Uwiteka abantu bose babashije kumvira ijambo unyemerere cyane rigere ku ndima z'imitima yabo. Buri wese umuhembure, ubabaye umuhazi ibyiza, ushonje umugaburire, udafite ukameze umucira inzira, kubera kuri Imana yumva gusenga. Nyemerera cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze, abari ahantu hose hatandukanye, buri wese umuhe kugwiza imbaraga z'umutima. Urakoze cyane Uwiteka, twakuva tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ngaganza tegeka muri byose, mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ibindi mwadukeneraho wenda mu kubasengera. Yesu yaduhaye ikintu cyo kuvuga, Yesu yaduhaye amagambo, Yesu yaduhaye ibintu byo komora inguma mu mitima z'abantu. Nimero mwamboneraho ni 0784366178. Reka nzisubiremo 0784366178. Murakoze cyane.